mama yari yaranyazwe, ntabwo nshuti yanjye yari uwo gusuzugura uretse n'ubuzima yari abayemo, ntabwo nibwo buzima agomba kubamo, ariko ibihe biramukikira, ibihe bimugeraho. Haleluya! hari ibihe bijya bitugeraho ugatekereza ngo biragenda gute, dufite Imana ifite igisubizo, dufite Imana yagira icyo ikora, dufite Imana yagira ibyihindura, dufite Imana yagira ibyema, dufite Imana ikuzi, dufite Imana ifite umugambi mwiza. Yari yaranyazwe, hari imbaraga zitunyaga izaho twavukiye, hari imbaraga zitunyaga izi aho dukorera, hari imbaraga zitunyaga aho twashatse, hari imbaraga zitunyaga aho twashakiye, hari imbaraga zitunyaga mu buzima tubayemo, hari imbaraga zitunyaga mu mibereho urimo kunyuramo. Haleluya! ndavugana nawe, hari imbaraga zakunyaze, ariko umwuka w'Imana aravugana nanjye ngo nguhanurire ngo uyu mwaka 2025 ibyo wari waranyazwe byose mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka umwami Imana aje kubigarura. Haleluya! ndongera ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Shimiye Imana none ko tukiri kumwe kukinkurikiye kandi ugikunze iki kiganiro. Biracyashoboka, ni ikiganiro kivuga butumwa mugezwe na Pastor John Karimbanyi, kandi nuzajya udukunda rwose iki kiganiro kiha mugenzi wawe, kandi uzajya udukunda ujye ukora share na subscribe. Reka tujye mu ijambo ry'Uwiteka umwami Imana, ariko mbere ye tubaye dusenga Imana. Mwami Yesu, mwami mwiza, nongeye kugushimira ineza n'ubuntu n'imbabazi byawe, ngushimira urukundo rwawe ruhoraho, ngushimira uburyo twitaho, uburyo tureberera, waraturinze mu byari bikomeye, wabanye natwe utari dufite igisubizo. Uwiteka Nyiringabo Imana, turakubonye ukora imirimo n'ibitangaza, turakubonye ukiza abarwayi, turakubonye ubuhora imbohe, turakubonye usubiza ibibazo. Mwami Imana, turakubonye abana biga, turakubonye Uwiteka Nyiringabo Imana ubohora abari mu nzu y'imbohe, turakubonye Data wera utabara abarushe n'abaremerewe. Izina ryawe reka rishyirwe hejuru. Mwami wanjye, twumva iri jambo muri iki kiganiro, uzukore nk'Imana, abo bagikurikiye, abagiteza, abaduteza amatwi, abo bose bahabwa umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Tugiye gukomeza twumva ijambo ry'Uwiteka umwami Imana riri muri Samweli wa 2:9 umurongo wa 8. Aravuga ngo nuko aramuramya, aravuga ati umugaragu wawe ndiki ko unyitaho kadidi ntumbi yimbwa. Iri ni ijambo ryavugaga uwitwa Mefiboshete akaba ari umwana wa Yonatani umuhungu wa Sawuli, mu gihe yabaga Rodebare, aho yarasuzuguritse, aho yabaga Rodebare, aho yari yaratawe, aho yabaga Rodebare, aho atarafite ibyiringiro, aho yabaga Rodebare azi yuko ejo n'ejo bundi azapfa, aho yabaga Rodebare adafite umwitaho. Bibiliya iratubwira neza iyo usomye iri jambo ry'Imana ngo Dawidi yaramaze kuba umwami, ariko yibuka ineza Yonatani yamugiriye. Arangije ngo arabaza ngo ntawaba warasigaye wo kwa Yonatani ngo mugire neza. Bibiliya iratubwira ngo umugaragu we bita Siba yari umugaragu wa Dawidi, ariko yigeze no kuba n'umugaragu wa Sawuli. Aravuga ngo haracyariho umwana wa Yonatani umugabo irenge wa Rodebare. Bibiliya iratubwira neza, aravuga ngo mugende mu munzanire. Nta kindi nuko Imana yari imaze kwibuka Mefiboshete. Nshuti yanjye urimo kunyumva, ndagiye nkubwire ngo ndashaka gusengana nawe, kuko nanjye nawe turi muri iri jambo ry'Imana, twumvira ijambo ry'Imana. Hari icyo Imana yakora, hari ibyo Imana yakora. Nshuti yanjye, birashoboka yuko nawe umeze nk'uri Rodebare, birashoboka yuko nawe ukiri kwa Maki, birashoboka yuko nawe watawe, birashoboka yuko nawe wibagiranye. Ndavugana n'umuntu wigeze kubaho neza, cyangwa barigeze kubaho neza, ariko umunsi ubuzima burakugoye. Uravuga uti Imana ubanza yarandetse, ubanza Imana yarantaye. Iyo nkubwire nshuti yanjye, ntabwo Imana yacu igiduta, ahubwo nitwe tuyisiga. Ntabwo Imana yacu igitureka, ahubwo nitwe tuyireka. Ntabwo Imana ishobora kukwibagirwa. Haleluya! Nkuko yibutse Yeremiya, nawe yakwibuka. Imenya ko mumenya ataraba urusoro mu nda mama we, nawe ni ku uyu munsi Imana agira icyo ikora ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo ndavugana nawe, uvuga ngo ndaratawe, ntago nkibukwa. Ndagira ngo dusomere ijambo
ririmo ngo umurongo wake ngo umwami aherako ahamagara Siba umugaragu wa Sawuli aramubwira ati ibyari bya Sawuli byose n'ibyabo mu nzu ye bose mbigabiye mwene shobuja. Haleluya, haleluya. Bibiliya tubwiye ngo maze Dawidi ngo arangije ngo agabira yibuka yuko hari ibyo yaratunze, hari ibyo yarafite, ariko byo kwande yavanye kwa Sawuli. Aravanga ibingiye ngiye kubigabira umugaragu, ngiye kubigabira umuhungu wa Yonatani kubwineza. Uyu munsi Imana ikugabire, muri uyu mwaka Imana ikugabire, Imana iguhuze n'ukugabira, Imana iguhuze n'ugira icyo aguha, Imana iguhuze n'ugira icyo akora mu izina rya Yesu Kristo. Muri uyu mwaka 2025 ndashaka guhanura ubuzima bwawe. Nawe usa nka wari waratawe, nawe ushobora kuba wari waribagiranye. Reka mbabwire inshuti zanjye, buri Imana igikora imirimo myinshi. Ndibuka umunsi umwe twarimo dusenga, aho twari mu masengesho, hari umumama umwe, ntago ndibuze kumuvuga izina mbabarire, ariko nari yumva iki kiganiro nawe aziyumva kandi azimenya kandi azisobanukirwa. Umumama umwe yari afite umugabo waza kugwa ku rugamba, ntago yari umuntu mukuru cyane ariko yarazwi. Noneho umunsi umwe azana icyifuzo ngo musengere. Yaranje arambwira rwose umugabo wanjye yarapfuye aguye ku rugamba, ariko uyu munsi mbayeho nabi kandi nanjye nakwibukwa. Hari abantu ambwira, abantu bamwe ntari buvuga amazina kubw'imirimo yabo, ambwira ari kanaka n'akana ndetse n'kanaka ni mwene wacu, ariko ayo mubwire ndabango twizere Imana dusenge. Turiye cyari mu kiganiro, biracyashoboka. Haleluya, iki kiganiro biracyashoboka, kijya kibohora abantu benshi. Yumvaga yuko ubuzima bwe n'imibereho yararimo ibintu bitagishoboka. Dufata umwanya turasenga, twinginga Imana muri ako kanya. Reka nkubwire igitangaza, hari ku munsi wa gatatu, ariko ku munsi wa gatanu haza guterana inama. Umuyobozi umwe aravuga ati ariko umugore wa kanaka abahehe. Haleluya, haleluya. Arangije aravuga ati ariko hari ahantu abiyongiyo umwana umwe uri aho ngaho, hari igihe Imana igushyirira umuntu akakuburanira udafite n'uwakurengera, usigwa ahubwo yibagiranye, uziko ntawe uzi ibyawe. Maze umwana umwe aravuga ati ariko afande, twigeze guhura ahantu kavuga ntago nzahatura, ariko yanyeretse ambwira n'igice atuyemo. Nagiye nkubwire ngo aho hari ku munsi wa gatanu, ku munsi wa gatandatu uwo muyobozi arangije afata imodoka aragenda ajya muri supermarket, agura buri kimwe cyose, aca mu maduka, agenda agura umufuka w'umuceri, agura umufuka wa sukari, agura umufuka wa kawunga, aragenda agura amavuta, agura ibintu byose, ariko agenda agura package. Mu izina rya Yesu, wowe urimo kunyumva, ntiwari ugishobora kugura umufuka w'umuceri, ntiwari ugishobora kugura umufuka wa kawunga, wari usigaye ku kiro kubera ubuzima wari urimo. Mu izina rya Yesu nirukanye uwo mwuka mu rugo rwawe. Haleluya, haleluya. Reka mbabwire inshuti yanjye, we ntiyaranagifite nayo kugura ikiro cyangwa kujya ku kiro, yarari mu buzima bukomeye. Ariko hanyuma yo gusenga, hanyuma yo kwinginga Imana, twibutse Imana. Nagiye nkubwire ngo mu minsi itarenga 3 gusa, hari kuwa gatatu, kuwa gatanu nibwo yibutswe, kuwa gatandatu baragenda barashopinga, baragenda nka bagiye gutangira iduka bagacuruza. Haleluya. Arangije baramanuka, baraza bagera, barayoboza bati umuntu bita kanaka hari umuntu muzi. Yesu ashimwe. Reka nkubwire y'Imana gutumyeho umuntu ikoresha n'umuntu utatekerezaga. Barangije umuntu babajije yabwiye ati turaturanye. Haleluya. Ariko abona abantu bakomeye baraje babaza kanaka wari insuzugurwa utagifite agaciro. Yesu nashimwe. Dufite Imana yongera ikadusubiza agaciro. Nagiye nkubwire ngo ku munsi yaraje ati suranzi, ati ntabwo nkuzi, hari umwana muto ariko kanaka uriya ndamuzi, we wari uri muri abo ngabo. Ati ninjye kanaka wa wundi wabanaga na kanaka, none uyu munsi wa none ndagira ngo twari tuje kugusura. Tubere ko tudaheruka kugusura, tutwakuretse, ntabwo twakuretse akazi kari kenshi. Nagiye nkubwire inshuti yanjye abahamagara
ntabwo yarazi yuko abonaga ari imodoka yiko yagira ngo igiye guhahira abayobozi. Arangije bahungu bari muri modoka bafata ibintu baruzuza mu nzu ye, bafata baruza muri salo ye. Mugenzi amateka yo guhera umunsi yahise ahinduka. Barangije bamuha envelope. Haleluya! Amasengesho arakora ku buzima bwose waburimo. Nagiye ngubwire ngo Imana yo mwijuru iyo yakwibutse nkuko yibutse Mefiboshete, nawe Imana yakwibuka. Guhera uwo munsi ntabwo yongeye kubabara, ntabwo yongeye gusonza. Inzara yavuye mu rugo rwe. N'uyu munsi wa none nagiye ngubwire ngo nta nzara ikiriwe kubera ayo masengesho. Nawe rero ndavugana nawe, Imana yakugira neza. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 12 umurongo waho wa 6. Aravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka, niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Uwo bacurira ingoni ndamushyira mu mahoro. Wowe uri muvugana nanjye, wowe uri munyumva, wowe uneza amatwi muri aka kanya, birashoboka yuko umeze nk'uwo mumama yarari mu buzima bumugoye, yari mu buzima bukomeye, nta byiringiro yari afite. Ariko reka nkubwire, igitondo kimwe gusa yaje gusenga Imana, yizera Imana, ambwiye agahinda ke. Nanjye ndavuga ngo humura, biracyashoboka. Nanjye reka nkubwire, biracyashoboka. Nawe birashoboka yuko uri mu buzima, uri mu mibereho isa nkaho ikakaye, iri mu mibereho isa nkaho watawe, uri mu mibereho usa nkaho wibagiranye. Nshuti yanjye nkurikiye muri aka kanya, rero nkubwire ngo biracyashoboka. Dufite Imana ishobora byose, ibasha gukora cyane ibi biruta ibyo twibwira ndetse n'ibyo dusaba, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo uyu munsi, haleluya, ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro no gusuhuza umutima k'umukene. Uyu mumama yari yaranyazwe. Ntabwo nshuti yanjye yari uwo gusuzugura uretse n'ubuzima yari abayemo, ntabwo ubwo buzima agomba kubamo. Ariko ibihe biramukikira, ibihe bimugeraho. Haleluya! Hari ibihe bijya bitugeraho ugatekereza ngo biragenda gute. Dufite Imana ifite igisubizo, dufite Imana yagira icyo ikora, dufite Imana yagira ibyihindura, dufite Imana yagira ibyirema, dufite Imana ikuzi, dufite Imana ifite umugambi mwiza. Yari yaranyazwe. Hari imbaraga zitunyaga izaho twavukiye, hari imbaraga zitunyaga izi aho dukorera, hari imbaraga zitunyaga aho twashatse, hari imbaraga zitunyaga aho twashakiye, hari imbaraga zitunyaga mu buzima tubayemo, hari imbaraga zitunyaga mu mibereho urimo kunyuramo. Haleluya! Ndavugana nawe, hari imbaraga zakunyaze, ariko umwuka w'Imana aravugana nanjye ngo nguhanurire ngo uyu mwaka 2025 ibyo wari waranyazwe byose mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka Umwami Imana aje kubigarura. Haleluya! Mama nawe yari cyaraga gasuhuza umutima. Mama nawe yari yaranyazwe, ariko Uwiteka Umwami Imana aramwibuka. Niyo mpamvu yari tubwiye ngo nonaha ndahaguruka, uwo ni Uwiteka uvuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Uwiteka Umwami Imana aje kugushyira mu mahoro, aje kugutabara, aje kukurengera. Arakuzi, azi ibyo yibwira kukugirira. Imirimo yawe ntabwo izigera yibagirana. Haleluya! Nk'uko imirimo Dawidi yakoreye, imirimo Yonatani yakoreye Dawidi yatumye yibuka umwana we. Kandi n'uyu mugore ndimo nkubwira, imirimo umugabo yakoze yatumwe yibuka. Yari mu buzima bumugoye, abana basa nkaho batabayeho neza, ariko reka nkubwire, abana bagiye mu ishuri bariga, abana be byatumye nabo binjira mu muryango wa sosiyete y'Abanyarwanda. Hari ahantu buri Satani akaza akakubwira ngo ugiye gupfa, ntago bigushoboye, ntago uzabaho, dore waratawe, dore wibagiranye, bigatuma ugira umutima mubi. Ndagivugana nawe, humura nshuti yanjye, ngwino dusenge Imana, ngwino twegere Imana, ngwino duhaguruke dusenge. Abantu ntago mukiriza ubusa, abantu ntago mugisenga, abantu mwari bagiye gusenga. Ariko reka nkubwire umunsi wa none, wowe wasengaga rimwe ongera usenge kabiri, wowe wasengaga kabiri senga kane. 2025 Imana ifite umugambi mwiza wo guhindura amateka ku bantu
batawe, ku bantu bananijwe, ku bantu barwaye bakabura igisubizo. Reka nkubwire nshuti yanjye, ufite Imana ishobora kugukiza kanseri mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana akurengere, agutabare. Imana iravuganye natwe ngo nonaha, ntabwo ari ejo, ni nonaha, ntabwo ari ryari, ntabwo ari umwaka utaha, ni muri uyu mwaka, ni muri uku kwezi. Wowe urimo kunyumva, muri uku kwezi hari icyo ukeneye ko Imana yakora, hari icyo ukeneye ko Imana yavugana nawe, hari icyo ukeneye ko Imana yahindura, hari icyo ukeneye ko Imana ivana mu nzira. Ndashaka gusengana nawe muri aka kanya, ndimo nkubwira ijambo ry'Imana. Ndashaka gusengana nawe, sinzi ibyifuzo byawe, ariko nayo nkubwire ngo nyandikira uyohereze ibyo byifuzo, nite gusengana nawe. Sinzi icyifuzo cyawe, jya muri komenti unyandikire niba ari icyifuzo ufite, niba ari igitekerezo ufite, niba ari inama wangira, nanjye ndavugana nawe kandi niteguye kugusengera mu izina rya Yesu Kristo. Icyifuzo cyo kinyoherereze, Mwami Imana yiteguye kugusubiza. Kandi urimo kunyumva, wowe nkurikiye, hari impamvu uyu munsi nawe ukurikiye iki kiganiro, hari impamvu uyu munsi ukurikiye televiziyo, nawe Imana yagira icyo ikora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ndashaka gusengana nawe, ndashaka gusengana nawe. Icyifuzo cyawe ukinyandikire, ariko utaranacyandika, sengana nanjye isengesho. Icya mbere, banza wizere ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abaroma ngo wizera mu mutima yuko Yesu ari umwami, ukabyatura n'akanwa kawe, Imana yo mu ijuru yiteguye kugira icyo ikora mu izina rya Yesu. Wowe nkurikiye aya magambo, uti Mwami Yesu, uyu munsi wa none numvise ijambo ryawe kandi ndaryizeye, mbabarira ibyaha byanjye, ibyo nibuka aribyo ntibuka. Uvana amazina yanjye mu gitabo cy'abarimbuka, uyandike mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Uyu munsi wa none ndihannye kandi ndagukurikiye mu izina rya Yesu, amen. Wowe wose uri ayo magambo, ndayongwe ngo urakijijwe. Imana yo mu ijuru ikugire neza. Mana nziza nyiri cyubahiro, ndasengera wo mwene data, Mwami w'abami nyiringabo, nkuko yatuye n'akanwa ke akizera mu mutima we, mu umugisha, mu amahoro, mu imbaraga, mwiteho, mukomeze, mushoboze kandi ntakongere gusubira inyuma. Tandukane n'ikibi, tandukane n'ibyaha mu izina rya Yesu Kristo, bimenyekane ku Uwiteka ari we Mana mu izina rya Yesu, amen. Ndibwo wowe wari urakijijwe, ngiye kugusengera. Nawe ufite icyifuzo, sinzi icyo ari cyo, ariko urakizi, rero ngiye kuvugana nawe. Cyane cyane hari ingeso uriho, bishoboka kuba uyu munsi mwuka wo kwikinisha uri ku buzima bwawe, warano kugira ubibwira, ariko aka kanya umaze kumvira ijambo ry'Imana, hari Imana ije kukubohora, hari Imana ije kukubohora. Ndasoza ngo nimero yanjye umpamagare, ndagusengera. Imana yo mu ijuru igutabare. Wo ni umwuka wubaraye ku isi, wo ni umwuka wahagurutse kunaniza, kurwanya, guca intege itorero n'abana b'Imana. Wo ni umwuka uzana umuvumo ku muryango, wo ni umwuka wangiza, wiba abana b'Imana, mwuka w'ubutinganyi. Mu izina rya Yesu uve ku buzima bwawe. Mana nyiringabo, ndasenga Data wera, sengera umuntu wiyumva uwo mwuka wari umubuje amahoro, yarabuze icyo gukora, ariko uri Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibeyo dusaba. Uri Imana igiregera intore zayo mu izina rya Yesu Kristo. Iyi saha Mana ndasenze, kuboko kwawe kwiza kumubohore, kumukoreho mu izina rya Yesu. Mwami Imana urimo kunyumva, Mana arwaye, sinzi indwara arwaye, ariko ijambo rirambwira gukiza indwara zose. Mwami w'abami, mu Bafilipi ibice 9 ngo twahawe izina rya Yesu, izina rikomeye, izina rikiza, izina rizura, izina ritabara, ngo buri viryo rizapfukama n'akanwa kose kazatura yuko Yesu ari umwami. Mana ndasenga, vuga ngo iyo ndwara arwaye nayo ifite izina, ariko hejuru y'iyo zina hari izina rya Yesu. Wowe urimo kunyumva, iryo zina ry'iyo ndwara ryature. Niba ari kanseri uyature n'akanwa kawe, niba ari diabete
byature n'akanwa kawe. Niba ari umutwe ubabara, n'umutwe urwaye, byature n'akanwa kawe. Niba ari mu nda, sinzi indwara urwaye, ariko izina rya Yesu riri hejuru y'izo ndwara zose, riri hejuru y'izo mbaraga zikubase, izo mbaraga zikwicayeho, abo bazimu bakwicayeho. Mu izina rya Yesu Kristo ndavugana nawe. Hari abantu bari mu muryango wawe kandi batewe n'ibisazi. Uyu mwaka ujya gushira, hari ibisazi biza mu muryango wawe, ariko ayo nkubwire ngo hari Imana yikiza. Mbonye abantu bakira ibisazi, bagakira, bakongera bakabazima. Ndashaka gusengana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Iyo myuka y'ibisazi yaje mu muryango wanyu, iyo myuka yo gukenyuka iri mu muryango wanyu, iyo myuka y'imfu zihoraho buri kwezi niwe babikiye. Mu izina rya Yesu turahagarika umwuka w'urupfu mu muryango wawe. Mube bazima. Uyu mwaka ubabera umwaka w'ubuzima, uyu mwaka ubabera umwaka w'ubutabazi, uyu mwaka ubabera umwaka wo gutera imbere. Ndumva nshaka guhanura ku buzima bwawe. Ndagiye nkubwire ngo muri Ezekiel 37 ngo maze Ezekiel ngo yenda ari mu mwuka, ngo arangije agera mu kiba cyarimo amagufwa yumye, ngo atangira guhanura mu izina rya Yesu. Wameze nk'amagufwa yumye, bamuzima, tangirwe muzima, ibyo byarumye mu izina rya Yesu bihembuke. Ku ijambo ry'Imana yavuze ngo nonaha ndatabaye. Imana igutabare, Imana igutabare, Imana igutabare. Wa mama we, Imana igutabare. Amarira warayurira arahagije. Imana igutabare kandi Imana ikurengere mu izina rya Yesu Kristo. Ndavugana nawe kuko urahangayitse kubw'urugo rwawe rwari rugiye gusenyuka, ariko Uwiteka Umwami yongeye kuryubaka, yongeye kukubaka, yongeye kubaka urwo rugo rwawe mu izina rya Yesu. Urwo rugo rwawe rwongere rwubakwe, rwongere rwubakwe, rwongere rwubakwe. Amahoro agarukemo, urukundo rugarukemo mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwe Satani zari ziri mu rugo rwawe, zari zicaye mu rugo rwawe, ndazimuye, zisoke, zisoke, zisoke mu izina rya Yesu. Twara ubutsinzi. Ndavugana nawe moye muri iyi minsi urashomereye, akazi wari uriho bakakwirukanyeho, ahantu ukora ibizamini kandi ukatsinda, ariko ayo nkubwire ngo ntibongere baguhamagara. Baje kuguhamagara mu izina rya Yesu. Iki kizamini uheruka gukora niyo kizamini cya nyuma, kuko ugiye kwinjira mu kazi, kuko ugiye kwinjira mu kazi, kugiye kwinjira mu kazi. Akira winjire mu kazi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Guhera uyu munsi wa none amashimwe aze mu kanwa kawe, kuko Imana irakwibutse, Imana irakwibutse. Yibutse Mefibosheti, iyo niyo Imana ikwibutse. Yibutse Dawidi, imuvana mu ishyamba, imukura mu nzara z'intare. Iyo niyo Mana mvuga, iyo niyo Mana nsenga, iyo niyo Mana nsenga, iyo niyo Mana mpamagara kugira ngo uzikore ku buzima bwawe. Ndavuga ngo Imana yavanye Danieli mu rwobo rw'intare, bamute mu cyobo cy'intare. Iyo niyo Mana mvuga, iyo niyo Mana ije kugutabara, iyo niyo Mana ije kukurengera mu izina rya Yesu Kristo. Akira ubuzima, akira amahoro, akira imbabazi z'Imana, akira kugirirwa n'Imana, akira kwizera, akira kwizera. Niba wizeranye nanjye, Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Urakoze Mwami mwiza, urakoze Data wera, urakoze Mwami w'amahoro. Abo bantu bose umishuriye, Uwiteka Nyiringabo Imana, ndagusabye aka kanya, ndagusabye uyu munsi, ndagusabye guhera umunsi wa none babona amahoro, babona ubuzima, babona imbabazi zawe, babona urukundo rwawe, babona ineza yawe mu izina rya Yesu. Mwami Imana, ntabari twe ahubwo umwuka wera, ahubwo imbabazi zawe, ahubwo ubuntu bwawe aribwo bukora imirimo n'ibitangaza. Urakoze Nyiringabo, urakoze kukuri byose kandi utajya unanirwa. Ni mu izina ryawe Kristo dusabye tubyizera, amen. Mwari kumwe na Pastor John Karimbanyi. Imana ikumera umugisha kandi Imana ikugirire neza. We warunkurikiranye iri jambo uryumve, kandi najya nkubwira uko uryumva. Imana iraza kugira ikikora ku buzima bwawe. Nawe uzatanga ubuhamya, kandi ushobora kunyandikira muri komenti ugira ngo umicyifuzo, kandi nawe ushobora kunyandikira nawe utugira inama mu izina rya Yesu Kristo. Ukeneye telefone yanjye ni 0788430085 mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikumera umugisha kandi Imana ikugire neza. Umamagara isaha iyo ariyo yose, niteguye guhagarana nawe kandi niteguye gusigana nawe mu izina rya Yesu. Nibingisha gufashije, yohereze mugenzi wawe. Yesu arakugirira neza, amen.